ntabwo aribo bandemye ariko bafatanyije n'Imana hari niko nabivuga bakoze iby'Imana yabahaye badufashije ugasanga hari abana banyaga icyo bita inzoka inzoka sinzi niba zabaga ari inzoka Kinyarwanda cyiza ntabwo kwetuma kurinya n'ukuri bazubura tutagategura tugasoma tubukameza aho ababishago ntabwo bazi uburyo utegura kandi ryo buriya bagera ugasoma ukumva neza rwose turagusuhuje wowe mukunzi wa Musabyimana Jacques tukwifuriza amahoro y'Imana kugira ngo akomeze kubana nawe aho uherereye hose waba uri hano mu mujyi wa Kigali ukaba uri hanze ya Kigali cyangwa se hanze y'u Rwanda byose birashoboka kuko tujya tubabona mugenda mu dusuhuza n'ukuri witeka abaho umugisha uyu munsi rero reka tubanze twakire niba mvuga ngo muganga Clement ahubwo niba mvuga ngo mutumirwa niba mvuga ngo ariko icyo nza kuvuga cyose kiraza kumvikana kuko uri metre wanjye ukaba umutumirwa ariko umaze kurenga urwego rw'ubutumirwa suhuza aba bantu ndabasuhuje inshuti za Musabyimana Jacques kuko amara dukurikirana 5 kuri 5 kandi twaranyuzwe Imana ibamugisha amen turi kumwe na Josiane wasuhuza abagukurikiye woweho ntibanakumenyereye cyane ntabwo bamenyereye yego wabasuhuza ukanabibwira nkaba nitwa Uwizeyimana Josiane aba bana abavandimwe banjye mubona kuko bankoreye igitangaza ubwo rero ndabashuhuje mu izina rya Yesu amen bakoze igitangaza se igitangaza uraza kutubwira rero bakoze igitangaza gute ndaza kubabwira twari dukeneye kukimenya icyo gitangaza mvuga ni ukuba nyihagaze kuri iyi si kuko ntabwo aribo bakoze ntabwo aribo bandemye ariko bafatanyije n'Imana hari niko nabivuga bakoze iby'Imana yabahaye badufashije ugasobanurira aba bantu ngo reka kuzimiza bariya bari kutureba nuko nari ngiye gupfa nyine nkaba ndakotse ku bwanyu ubwo oya ni kubw'Imana ni kubw'Imana umuhungu wanjye niko bamwita urumva ubwo rero icyo mbasabira ni umugisha w'ibyo mudufasha nyine tutabasha kwikorera twebwe ubwacu ni byiza cyane ubwo ni ubuhamya ubwo uzagira igihe cyo kubutanga ariko ndumva hari n'aho wabutanze ni byiza na hano uzaza ubutange turizera ko uzatubwira uyu munsi rero tugiye kwivugira ku kimera bita umubirizi ndakeka muganga arawuzi yo yaba ntawuzi yaba atawuzi sinari no kuwumenya ahubwo Josiane umubirizi urawuzi umubirizi ndawuzi kera niwe twivurizaga inzoka niwo mwivurishaga inzoka muri make uvura inzoka muga hari icyo waba uwuzi hora bazubura tutagategura tugasoma tubukameza aho ababishago ntabwo bazi uburyo utegura kandi ryo buriya bagera ugasoma ukumva neza rwose hari icyo uzi akantu rero uze bamwe hari icyo muziho uretse nkubaza iyo mwaza ngo hari icyo muziho kugira ngo hari amavuta nisiga buriya ngaho akayo gasomye mu gitondo agakombe kuzuye kugira ngo tumve uburure shyiramo ka gikoko ukagasoma urabona turaduhereje Josiane afite awusomeho nk'iminsi nk'itanu cyangwa icyumweru nimwongera guhura nyuma y'icyo cyumweru kandi n'ubururu utamwumvise yabwumva ateze nuvuga ngo aka kantu ni umuti kandi kakaba n'urukingo akantu keza cyane ba bantu ubona bisiga amavuta ntabafate hari umudamu uje guhura ati wambara ukambwira amavuta wisiga kimusa mwakera unisiga amavuta nibyo ni abasira bajya bavuga ngo ni haramu kuri njyewe ibintu by'amavuta ni haramu rero nibyo mu nganda by'amaproduit reka nakagaka akangaka urumva yuko ubwo kuri ba bantu
bahora bavuga ngo amavuta. Hari abadamu usanga amafaranga menshi bari kuyamarira mu 50-20 kandi wamuna bone n'urukingo n'ikigira ka diabete ngaho no ku ka diabete sinshobora mwese uyu ni umubirizi n'amazi asanzwe aya ngaya ushyiramo ka gikukuru ugashyiramo Josiya umubirizi urabumva gute? umubirizi ukora byayo byose. ubwo twizere yuko twaduhita ubutaha ntatwe tuzakubonaho. natwe ndazuka kera nubwo yavuze ngo baburaga inzoka yirazaga ari inzoka reka n'imyanda bari mu mubiri bagira ngo ive migenda asigara afite uruhu rwiza. mu yandi magambo usohora imyanda se uyu mubirizi kwe kandi bawumuhaga nta kintu arafata mubaze ngo mu gitondo kibyuka bagacoka nta kijuma yagiye kureba mu isafuriya cyari mu isafuriya yego bagacunga cyangwa bakarara bashyize ibuye ibuye kugira ngo ataza kandi ubye nakarara umva yarubika nubango mbese umwana yakaho kajya gushaka ikijumba yanzu nk'umuti byamaze gukamata kera sama yakwanga umugabo yafataga amaguru umugabo nagafata utuboko akadufataho n'umunyuza n'utuzuru none se niba usohora imyanda mu mubiri bishatse kuvuga hari abana banyaga icyo bita inzoka inzoka sinzi niba zabaga ari inzoka mu Kinyarwanda cyiza havamo kwituma kunya kunya inzoka bishatse kuvuga ngo uyu mubirizi wabaga wabikora n'uwo yesu yamya ninda kubwira yagisohotse ariko kuko ni yumwe nyine impamvu ito turibona imyanda inyura mu hanwa mu rugo asohoka siko nta n'umwana wagwengeraga yagwingira z'ahandi afite kare ibyo cyaraziraga yego ni byiza rero tugiye tureba byinshi ariko tubajije gutyo ufite impamvu dutega amatwi rero hari abagabo turabivuga gute bibuze urabyo kwibura gutera akabari byumva atagira ubushake rega ijya udusobanurira uriya muganga aba abisobanuye ijya udusobanurira abantu bose babashe kubyumva abagabo batagira ubushake dore ngiki cyane dore ngiki kibereka iki cyayi rero agacero tuzatura mukobwa asubira kwa Yesu mwamwumize ngo abibuze kandi arimo arakimu arimo aranywa umuti namwe mwinshi rero uriya mukobwa azasubira kwa nyiramuko oya dukora mu rugero ku buryo ataza kugira ikibazo nawe tugira icyo bita kire dukora kire kuko yibaye nyinshi nabyo bigira twavuze ko agakombe mu gitondo karekare mu gitondo nta kintu urafata yego ntabwo kajya karenga urabona nk'utu dutasi twafashe duto hari ibindi twari gufata binini ariko kubera ibyo twize ibyo twamaze kuvumbura cyane rwose dukoresha akangaka rero aba bagabo niba uzi yuko ufite iki kibazo arya umukobwa umufiyeme ntabwo ari ku isoko bishatse kuvuga ngo uri ku isoko ariko mbere yuko umuntu akugera imbere nushaka kujya umurangira cyane cyane kera kinyweye atazana ibibazo iki cyayi gikoze mu mababi y'umuguzi yego kigakorwa mu mababi muri tangawizi yego kigakorwa ndetse no muri cru de girofle cyangwa se cru de girofle harya bayita ni gute kundi bayita ni cloves nyine ni cloves cloves buri mu bwinshi ngo ni cloves nyine iyo ufashe ibi bintu ukabishyira hamwe ukabirapa urumva bihita bibyara agafu ugakora muri iki cyayi cyiza ushobora kunywa byibuze gatatu mu cyumweru ukabikora igihe cy'ukwezi wa mugabo aba yasubiye ku murongo ababasha kubaka urugo rukubakika
sinzi niba mwari mubizi. inyibwa ati ni urubariro n'asakabari. Noneho ntabwo ruba rukiri akabariro, ntabwo ruba rukiri akabariro. Ibi bintu rero dore ukuntu bitegurwa. Runga neza cyangwa se utegure neza ibyo bintu, ibyo bikoresho ubishyire muri litiro imwe y'amazi, bishyire ku ziko bibire iminota 15. Niyo mpamvu uri kubona bisa gutya, nuko byangize byafashe irindi rangi. Yego, nta kindi kirungo twasizemo, ni bya bintu namaze kuvuga. Yego, nurangiza hanyuma ubireke bihore, uminine mu kayunguruzo. Nurangiza ufate rimwe nka miligrama nk'ijana50 buriya ni aka kantu. Ugafate za nshuro nakubwiye 3 mu cyumweru mu gihe cy'ukwezi. urongera usubire ku murongo. Umugore ntazaba cyahukana. Wowe uri kunkurikirana ukavuga icyo kibazo, umugore ntiyongera kwahukana, kandi imibirizi tugenda tuyicaho kuvuga mu mirima hirya no hino. Jacques rero akakubwira ngo ngira inama, abagore barakwica. Niba utazanye umuti wabo, nose ubwo umugore arabigenza gute? Barakwica. Umugore reka umugabo akoresha aka kantu, umuti ukorera unagukoreka. Umugore nawe wenda yifite cya kibazo, barakwica. Ntabwo ndi kumwe nawe. Wakabateguriye umuti wateguwe n'abagore, nta kazi kawe n'uw'abagore. Nibo bagore rero tubwire rero mu kindi kiganiro turaza tuwuzanye. utinda n'akazi kawe. Oya, nta gutinda, turahita tugaruka. Ariko rero twibuka yuko hari abantu bagenda batunga, ba bantu ndakunda barozi, ugasanga biri no kubaho, hari impamvu zabyo barozi. Abarozi bari kugenda ku buzima bwawe, ugasanga barakuroze. Niyo mpamvu duhari nk'abaganga, kugira ngo twite kuri ibi bibazo bya buri wese. Niba ubikoresheje bikaba bitari gukunda, ufite ikibazo cy'uburozi, biri ngombwa yuko bubanza bukavamo, cyangwa se ikibazo cyo mu mutwe. Yego, ubwonko budakora neza, imihangayiko, stress, ugasanga usinzira, ugasanga umaze ukwezi cy'amezi udasinzira. Ntabwo byapfa gukunda. Rero reka dusoze iyi video tubabwira ngo mwebwe niba mufite ikibazo cy'aya marozi, ndahari, muganga Clement arahari. Wowe nturamenya kuvura, ariko banza, ariko ubutaha simba ndi kubyumva se. Ndabishaka. Ni byiza cyane kandi ni karibu. Murakoze. Iwacu ntabwo duheza ubishaka wese, kuko iyi abangaba uri kureba ntabwo turi babandi bishakira amafaranga. Turifuza yuko ibyiza byagera kuri buri wese, ukifasha ugafasha n'abandi cyane. Wowe utaragira rero duhamagare kuri nimero dushyira muri description, cyangwa urebe muganga, nimero ye ahora yivuga, buri wese yagufasha. Muganga ari gukorera i Rwamagana, mu gihe niba uri i Rwamagana, i Kigali, aho hantu yagufasha kuko ni hafi ye. Mu gihe Jacques Musabyimana kuko muri kureba ubu kano kanya turi gukorera i Rusizi, mushobora kudusangayo tukaba twabafasha. Uwiteka akomeza abaho umugisha. Rero nicyo kimera twari twabateguriye ubutaha ku bagore turi kumwe. Murakoze.